Dutangiye inkuru yacu aho umwana w'umukobwa yicaye ku muhanda, hakaza umugabo agashaka gushona ku biryo byiwe yari arimo aririraho, nuko arangije ahita afata ibiryo arimo ararya arabimwaka arabirya. Umukobwa arangije ahagurukana umujinya mwinshi aramubwira ati niko wabaye ute? Ni gute ushobora kuza ugafata ibiryo umuntu arimo ararya ugatangira ukabimwaka ugashaka kubirya? Ati nta kinyabupfura ugira, nta disipurine ugira. Umugabo aramwegera, umugore arangije aramubwira ati noneho ngaho fata n'ibi ngibi nabyo birya. Umugabo arangije aramureba ariko uhita ubona ko atangiye kugira ikibazo cyo mu gatuza. Umukobwa ayibonye abona ko umugabo atangiye kugira ikibazo. Umugabo yahise yikubita hasi bakiri kuvugana. Umukobwa atangira gutabaza avuga ati mwaje mukamfasha. Umukobwa aravuga ati se ni iki kibaye? Atangira kumwegera, atangira kumuzunguza ngo arebe ko yaba nta kibazo afite. Nuko umukobwa arangije amukanda mu gatuza ngo arebe niba ashobora kuba nta kibazo yari afite. Umukobwa areba hirya no hino arangije avuga ati wambabariye ukazanzamuka. Umukobwa arangije afata umunwa wiwe afunga ku mazuru, arangije amwongerera umwuka. Amaze kumwongerera umwuka, akimara kuzamuka amera nk'aho arutse impeta ya zahabu. Wa mugabo wari umeze nk'umusabirizi arongera arazanzamuka arangije aramubwira ati wambera umugore. Umukobwa noneho biramusetsa cyane aravuga ati nta n'isoni, njye mba umugore wawe? Ariko ubundi ujya wireba ngo urebe ukuntu usa? Umugabo arahaguruka aravuga ati wambabarira ukambera umugore. Umugore arakomeza aramubaza ati ariko ujya wireba ngo urebe ukuntu usa? Usa nabi, nta n'ikintu kimwe ubwawe ushobora kwimarira. Ati subirana n'iyi mpeta sinzi ushobora kuba uyibye. Umukobwa akiri aho ngaho arimo aramureba yibaza, wa muhungu ahita ahamagaza imodoka yari iri inyuma yiwe imeze nk'itatse, imeze nk'impano, ubona ko itatse, bayigeze imbere. Umukobwa biramucanga, agiye kubona hasohotsemo umusore wambaye neza, ufite n'ikote, ufite na kontake mu ntoki. Ako ka mwanya ahita aza ahereza kontake, aramubwira ati bosi fata kontake. Uyu mukobwa arangije aramubwira ngo bosi, umuntu usa gutya asa ni bosi wawe? Biramucanga, aramubwira ati iyo mikino murimo murakina ni iki? Nibwo wa mugabo wagaragaraga nk'umuntu uba ku mihanda yahise atangira kwikuraho ibyo yari yamaze kwishyiraho bimeze nk'ubwanwa. Umukobwa biramucanga ati ni iyihe mikino murimo murankinaho? Umukumbi umusore ni umusore ugaragara neza. Arangije umukobwa biramucanga ariko akabona ni imikino bari kumukinira imbere. Kumbe umusore yari yambaye n'ishati nziza cyane bamuzaniye n'ikoti. Aramubwira ati ni iyihe mikino murimo murankina? Ni iyihe mikino murimo murankina? Umusore akimara kumwambika ikote ryiza, ya nshuti yari imuzaniye imodoka yahise ihereza wa mukobwa kontake. Iramubwira ati se wafata kontake? Umukobwa arangije umusore aramubwira ati nzamubwire, ndabura amezi 6 ngo nipfire, kandi ntabwo nshaka gupfa nta mugore mfite kandi mfite ibintu, ndi umukire. Ese wanyemerera ukambera umugore muri aya mezi 6 mbere y'uko mpfa? Umugore abanza yumva ntabwo ari kubyumva neza. Umusore aramubwira ati nta kintu kimwe ntazaguha, dore nguhaye impeta ya zahabu, ndaguporopoje amezi 6. Amezi 6 nimara gupfa n'ibyo ntunze byose uzabijyana. Yari ari kumwe n'inshuti ye uwo musore. Umukobwa ariyumvira. Umusore aramubwira ati wakemera ukambera umugore? Umukobwa arangije aramubwira ati okay, reka mpfe kubyemera, ndabyemera. Nyuma y'amezi 6 narangira nzahita nigendera umaze gupfa, kandi nzatwara n'ibyawe byose.
umusore arishima n'inshuti ye bose barishima. nuko umusore bemeranyamo guhera uwo munsi bagiye kuba umugabo n'umugore. ariko umukobwa aramubwira ati ntabwo wemerewe na rimwe kunsoma. inshuti ye irabireba, ariko irangije bahita bamuhereza ya mpano y'imodoka, bamuhereza kontake. umukobwa arishima. murabizi ukuntu namwe abakobwa bakunda ibintu abenshi. areba n'impeta ya zahabu bamuhaye, atangira gutekereza yuko nyuma y'amezi 6 n'ibintu bye byose by'uwo musore azahita abyeguka. tugaruka ahangaha haciyeho amezi agera muri 6 barabanye nk'umugabo n'umugore. ariko umugabo yajya gusoma umugore akibuka ko umugore yamubwiye ngo nyuma y'amezi 6 nashira bazatandukana kandi ntabwo bemerewe gusoma. nuko umukobwa arangije aramubwira ati uribuka yuko nakubwiye ko tutemeranya gusomana? umugabo arangije arongera arifata. ariko umugabo akomeza kureba umugore we. arangije bumva umuntu arakomanze. bamaze gukomanga hinjira umuntu wambaye nk'abaganga. aravuga ati njye nitwa Dr. ninjye uvura umugabo wawe. ati se yaba arimo? umugore aramubwira ati yego arimo, nawe wakinjira nta kibazo. umugabo arahaguruka aramubwira ati wite Dr. wari uje kundeba? ati ye nari nje kukureba kandi nagira ngo nongere mwifurize indi sabukuru y'andi mezi ari imbere n'indi myaka 2. ati byagenze bite se muganga? muganga aramubwira ati rero nagira ngo nkumenyeshe yuko y'amezi 6 twari twarihaye ko ushobora kuza wapfuye ashobora kuzayongeraho n'indi myaka 2. umugabo aravuga ati byagenze bite? ati nongeye nkora ibizamini ngo ndebe aho indwara yawe igeze ya kanseri itazakwica, yendaga kuzakwica muri aya mezi 6, ariko nabonye yuko itakirimo. ati twakomeje gukora ibizami tubikora inshuro nyinshi cyane, ariko dusanga ntabwo iyo ndwara ikigaragara. wa mugore wese atangira kwiheba, atangira kubona yuko y'amezi 6 yateganyaga yuko uyu mugabo azaba yarapfuye n'ibintu bye akaba yaramaze kubyegukana bitakibaye. umugabo aramubwira ati ntabwo bishoboka. ati muga ntabwo bishoboka, tugomba kuba mwapimye nabi. muganga aramubwira ati twapimye uko bishoboka kose, tubijyana no ku mavuriro atandukanye, ati ariko twasanze ushobora kutazongera kwivuza ukundi kuko warakize. ariko umugore ntabwo byamushimishije. wa muganga akomeza kubwira umugabo we, aramubwira ati rwose ni amahirwe masa, ati Imana yagufashije kandi yarakurinze, indwara yaragushizemo. umugabo aratungurwa arishima, ndetse kandi ahita ahoberana muganga wamuvuye kandi akamuvura neza. ariko umugore we ntabwo byigeze bimunezeza ngo bimushimishe, n'ikirahure yari afite hasi kitura hasi. kimaze kwitura hasi umuganga barikanga. umugabo arambika keke bari bamuzaniye, aramuhita se bigenze bito. umugabo arangije amurasa na damu bigenze bito. umugore arangije avuga ati ntabwo binejeje. ati numvaga yuko nyuma y'amezi 6 nashanye nawe tuzahita dutandukana. ati none se bizagenda gute? ko twavuze ko nyuma y'amezi 6 tuzahita dutandukana, bizagenda gute? umugabo aramubwira ati ariko njyewe nari nzi yuko nanjye ngiye gupfa. ati ariko niba ntakigiye gupfa, ahubwo tugakomeza tukibanira neza, tukiberaho n'umugabo n'umugore. umugore aramubwira ati ntabwo bishoboka, njye ntabwo nabana nawe. ati njyewe icyanzanye aha ngaha ni ukubana nawe nkakwita amezi 6, amezi 6 wamara gupfa neguka n'ibyawe nkigendera. ati ntabwo nshobora kubana nawe. umugabo aramubwira ati se kubera iki? ni ibintu washakaga ku buryo udashobora kubana nanjye mu mezi 6 maranye? ntabwo uragira n'akantu na kamwe unyiyumvamo? muganga biramushobera. bimaze kumushobera aravuga ati njye reka nigendere. ariko umugore akomeza kureba umugabo, aramubwira ati se mugabo, ati nzakomeza mbana nawe ubuzima bwose? ati ntabwo byashoboka.
ntabwo byashoboka yuko njye nawe twakomeza kubana. Muganga yahise yifatira ibyiwe arigendera. Umugabo n'umugore barasigarana. Bamaze gusigarana, umugore agahinda karamwica, atekereza igihe cyose yari amaze amutekera, amufurira, amwitaho, atanasinzira, arigendera. Umugabo arangije aramuhagarika aramubwira ati se mumaze atandatu tumaranye ntabwo wigeze umwiyumvamo na gato? Umugore aramubwira ati nakubeshya ntabwo nigeze nkwiyumvamo, kuko njye nari meze nk'umuntu utegereje ko amezi atandatu azarangira tugatandukana. Ati njye ntabwo nshobora kuba nagukunda. Umugore aramubwira ati ariko wankunda wagerageza. Ati ko twabanye, ko nta kintu na kimwe wigeze wanga kunkorera, ni gute utarankunze? Aramubwira ati wambabariye ukaguma aha ngaha tukamarana ubuzima bwose nsigaranye aha ngaha, tukabyara, tukazita no ku bana tuzabyara. Ariko umugore akomeza kwinangira. Umugabo akomeza kumvisha umugore yuko bashobora kwibana bakiberaho ubuzima bwabo, kandi kuko byagaragara ko umugabo yaramaze gukunda wa mugore. Ariko umugore we ntabwo yari yakabishyikira neza ngo yemere yuko ashobora kuba yabana n'uyu mugabo. Umugore arangije atavuga ati njye ntabwo nshobora kubana nawe. Ati ikintu icyo ari cyo cyose twaba twarakoranye, ntabwo njye nigeze numva ko nshobora kuba wambera umugabo. Umugabo agiye gusoma n'umugore, umugore arabyanga. Ati narakubwiye ko bidashoboka. Umugore ahita yirukanka, ahita ajya gufata imyambaro yiwe. Nk'umuntu urambiwe inkuru. Umugabo yikojeje mu kabati habika amafaranga, akuramo amafaranga menshi. Amaze gukuramo amafaranga menshi, ahita yahereza umugore aramubwira ati basi niba utemera yuko byibuze twabana, basi fata n'amafaranga azakugirira umumaro. Umugore aramubwira ati ko umpaye amafaranga menshi. Umugabo aramubwira ati wowe fata aya mafaranga byose azakugirira umumaro. Basi niba wumva ko wataye igihe cyawe, basi ubifate nk'aho kari akazi wari urimo urakora. Umugore yarishimye nk'umuntu bahaye amafaranga, arishimye. Ariko arangije aratekereza aravuga ati reka nguhereze n'impeta yawe, bigaragare yuko ntakiri umugore wawe. Fata impeta yawe. Umugabo arakomeza kumwumvisha ko ashobora kuba yahaguma, bagakomeza bakibanira. Ariko ukabona umugore afite ikintu kimeze nk'ubwoba, akumva ntashaka kumusiga, ariko akumva yuko adashobora kubana nawe. Yafashe umwanzuro amuhereza ya mpeta yari yaramuhaye, amwambitse ko ashobora kuba yamubera umugore. Arigendera. Arasohoka. Mu gihe atarasohoka, aramubwira ati se n'iyi mpeta nayo wayitwara? Ati nazo wazitwara, basi igihe wazumva ushaka kugaruka ukazagaruka. Ariko ubona ko umugabo yari yamaze gukunda umugore, adashaka kumuhomba. Umugabo aramubwira ati se nakongera nko guporopoza bundi cyangwa nkakubwira ko ngukunda byibura, basi tukamera nk'aho duhuye bwa mbere. Ariko ukabona ko umugore abyishimiye, none ameze nk'aporopojwe byuzuye. Wambabarira ukanyemerera ukambera umugore w'ubuzima bwanjye bwose? Umugore arishima ko bongeye kumuporopoza, kandi bakamuporopoza bafite intego. Akimara kuyimwambika, bakiri aho ngo bakiri muri bya byishimo byabo, bagiye kumva bumva ya nshuti ya wa mugabo ije ikoma mu mashyi, ivuga ati mana we, ati ntabwo nari nzi yuko ibyo twapanze rwose bigezweho. Ati ndakwemeye ni ukuri.
ati twari twarabetinze ngo nuramuka ukundanye n'uyu mukobwa ngo mukamarana amezi 6 ngo nzaguha amadolari 1000. Umugabo arangije avuga ati ibyo nigeze nabiteye, ibyo ngibyo twabibetinze tugitangira, ariko uyu mugore natangiye kumukunda, ndakwinginze nsohokera mu nzu. Umugabo arangije abwira uyu mugore, aramubwira ati ni ukuri uyu mugabo wawe twapanze yuko umunsi azaba yakwemeje akagutsindira mukabana igihe kingana gutya akakugira umugore wiwe, nzamwishyura amafaranga inote y'1000 cy'idolari. Umugore agahinda agatangira kumwica nk'umuntu wari umaze kwishyiramo icyizere cy'uko uyu mugabo yamukunze. Umugabo arangije aramubwira ati ni ukuri ngenda gukunda. Uyu mugabo atangira kugira agahinda kubera ko inshuti ye ariyo itangiye kumwangiriza. Umugabo atangira kwiheba. Ya nshuti ye ihita imwishyura amafaranga 1000 ako kanya, iramubwira ati fata amafaranga 1000, twari twarabetinze none gahunda warayisoje. Umukobwa arangije aramubwira ati wambonyemo nk'umuntu uciriritse ku buryo ngiye ujya kunshetera amafaranga inote y'1000 ngo yangirize ubuzima hafi amezi 6. Umugabo aramubwira ati ni ukuri ibyo bintu nabikoze mbere, ntabwo mubeshya. Ati ariko mu gihe maranye nawe natangiye kugukunda kandi ntabwo nigeze ncika intege mu kugukunda. Umugore aramubwira ati uri inyamaswa, ntabwo nari nzi ko uteye gutyo. Ati warampemukiye, wanyangirije ubuzima, ati ndakwanga. Ahita yisohokera arigendera. Ya nshuti ye ibikungeje urugo, ibirarwangije. Umukobwa arisohokera aramubwira ati fata n'amafaranga yawe wari wampaye, nimba warankoresheje hejuru y'inote y'1000 cy'amadolari. Ati n'izi mpeta wari wanyambitse nazo zigumane. Ati njye ntabwo nakundana n'umuntu nkawe umeze gutyo, ufite umutima w'ubunyamaswa. Nuko inshuti yisigara yisekesha ivuga ati yo, atuzi kuko bya bintu byabaye bya nyabyo. Ariko umugabo asigara n'inshuti ye reka atishimye. Aramubwira ati inshuti iramubwira ati ariko wa mugabo we, ati burya ujya mu rukundo vuba. Umugabo ariko ntabwo yigeze asigara yishimye. Haciyeho igihe umukobwa yari arimo arimanukira yiviriye mu rugo yigiriye mu kazi, akubitana na wa mugabo babanye amezi 6. Aza afite ibiryo 2, bya biryo twatangiye filime yacu arimo ararya. Aramubwira ati njyewe ntabwo nshaka kuzongera guhura nawe. Umugabo aramubwira ati ariko se nubwo tutahura ntabwo wampa n'umwanya byose ngo dusangire. Ati ndakwinginze mbabarira. Ati nakubwiye ko ngukunda kandi ibyabaye byarabaye. Ati ubareka tugasangira simpasi byibuze byarimo. Ariko umukobwa yareba umugabo akabona umugabo kuko aramukunda bya nyabyo, akabona nubwo yashobora kuba yarakoze amakosa byibuze yakoreshejwe na mugenzi we kandi ashobora kuba yicuza ibyo yakoze kandi yarenze. Umugabo akomeza kumubwira ati turambabarira tugasangira. Ati ndakwinginze. Umukobwa akomeza kureba umusore ati okay reka mbyemere. Ati reka mbyemere, ati ariko wazanye ibiryo ntakunda. Umugabo aramubwira ati nta kibazo reka tubisangire, turaza gutaha tuze tureba uko duteka ibintu turya byiza dusanzwe duteka. Umukobwa arongera arishima, yongera agira akanyamuneza, yongera aramwenyura. Umusore barongera barahuza nuko urukundo rurongera rurazamuka.